ubu urajyayo ubu uvuye i Kigali uje n'ahangaha utwikata ikiyawe ugiye icya mbere mama Diane yaragiye sibyo icya kabiri Joy nawe yaragiye ko Joy ajya he Albert rero gitumye umushyize ku ruhande nagira ngo mubaze byaba bashiki bawe se bigeze numva ndi gucikana umutima numva ameze nk'ugiye gupfa we numva ndi gucikana umutima numva ameze nk'ugiye gupfa we Mabuja gaho noneho karabaye Mabuja Yesu ngize gutyo ndatasanga isanga ryamye harya narukiremo kurya we ibyo ntago yabimaze Asha yagwaye n'inyama yamunaniye kumara Yesu we none se ubukanda bayiki ya umutima se wibinkora we uko kurya nubinkore ubuzima ni ibiki Mabuja ntiyapfa sinabyemera maze mfasha tumujyane mu nzu rero Mabuja ntiyapfa sinabyemera dia ngo uceceka ntacyo uri buze kuba none se wari kumwe nani yeje bigwa ntaraza si ibintu we wapi n'ubwambere wamfasha ntabwo yakora Mabuja wigwara Mabuja ifashatse Mabuja nagwara we amazi Mabuja nagwara amazi tumutware mu nzu Mabuja nagwara amazi haguru kujya kwa wamufasha Mabuja Mabuja wigwara n'ukuri we amazi wigwara ibiki bibaye mu rugo ambwiraga nibyo mana yanjye wiye yara ndabikirane kuko ukuntu naniwe ukuntu nshonje biragaragara ko batanahibuka rwose pe sinicarira n'ahandi wari ukeneye urubuga Bagusutara Koko poro ndani nsazanye mu kweli amashuri niza mari ikikuko Subuje yabaragiye gushaka koko kanshaka umwana akarerwa na n'utari se
ndakora iki koko ndafata isuka ndateka imitwe ndagurisha imirima ariko se wagurisha ahantu hatoya abanyarya ndina nkajya ninywera urwagwa ariko se urwagwa rwo amafaranga nagurisha nakora umugore namubona ndasaze koko iki cyaro nzagishobora koko nzinuka mpinga ariko ndira mukobwa natetaga abanza atera n'umwaku ashobora kuba atera umwaku rwose kuko ni gute reba ba mama Diane ya Diane bibereye i Kigali ibintu bisubiye uko byari kera bagiye i Kigali ngarutse mu cyaro nje guhinga bari mu mujyi umukobwa atera umwaku ko natumye ntandukana na Joy nubwo twari tubanye nabi ariko ntabwo byari nibura yenda yari kumva navenda nkanarira n'umwana se koko bayo wandi ndi umugabo ndi iki koko ndajya ryahiye ndajya ibihumbi 3 ufite koko birantunga inaha ndajya hano ntahinze mama we Vamos a naje nkamagare mu kanya ariko ngeze ndabona ngezeyo cyakora ndabona bitanoroshye da hanze gatoya tubanze banze uko bimeze biza bite bise ko komana yanjye birongeye kweli yawa kuyanganya sheri biza cyagenze nyine nanjye nabonye ari umukozi w'umuruzi ariko ngo amusanze aryamye hariya nyine afite uburiri nyine aramfasha kumujyana mu nzu tugeze mu nzu ubona ari kubura umwuka ndamubwira aramfasha kumuzana aho ngaho ndavuga ngo reka nashoboye ibyawe ariko ibi byo birandenze none se mu by'ukuri biza wambabariye basi sibyo fasha nta kindi narenzaho fasha ubanze usenge kuri ikikora rwose urakoze kuza kuko warakoze no kuzana wa mukozi ntabwo nanjye nari bubibashe bino bintu none se yageze ahangaho nyine yamumfashije kubera mu nzu yaburaga umwuka ndavuga ngo byibuze hano byibuze ari kumufasha ese dia uri kubabaraye iki ari kuvuga ngo abadayimoni nese abadayimoni ni mfasha mwigamize gatuza nkamuhaye amazi se basi amazi ntabwo ujya ushawe mubatse cyari uwambabariye kutakigura shaka uburyo uhamagara Jackson muhamagara ntabare kuko ibi ntabwo nabishobora muhamagare Liza izina rya Yesu wakwicaye se wowe nawe Liza buretse gato hamagara ngufashe si cya gicucu cyo cyagiye babarira umuhamagare gerageza umuhamagare umubwire yihutana imodoka kuko ibi byo birarenze ariko ubanje wasenga Liza uzi ko mama na papa ikintu cyo gusenga kiri imbere ya byose niba ibintu by'uyu muntu uravuga abadayimoni sibyo ntabwo uzi ko papa na mama ntabwo ibyo bintu babyigeze kandi Liza ibi bintu byaturutse no kuba twaretse gusenga ariko ntabwo twabiretse ariko urabona ko nta inshingano wazikuriki korari warajugunye niruka mu kazi singibona umwanya wo kugira we abazimu
Ucyashiri mwiza. Yego. Sawazi muri kazi. Watebutse mu rugo ko dufite ikibazo. Twagize ikibazo nyine wa mugore wa musaza wanjye afite ikibazo ararwararembye. Watubabareye n'uzi kuri hafi ufite imodoka ukamutwara kwa muganga. Sheri. Mwanyu. Yego. Ngaho kagire vuba vuba dutebuke rwose kuko turabona ameze nabi. Biza. Ntago mbizi gena. Sawa ngaho tebuka. Sawa. Muretse ndabona ko Biza mbabare. Byose birekesha mu rusengo. Mbabarira kabisa ibi ntabyo mbabarira. Ariko Liza. Ya. Ngo tubuza dusenga kandi uraza gukira. Uwiteka Mana yacu turagushimye. Tugushimiye neza nyinshi urukundo rwinshi tugira. Tugushimiye ukuntu waturinze mu bihe byinshi twahereje inyuma yacu. Twatugeze amagingo turi mu kazi ntabwo cyubahiro. Mwese umujakazi wawe arimo arababazwa n'umubiri nyagasani n'ubushyize imbere ngo ubashe kumurambika ibiganza byawe bikiza. Ufungure farumasi yawe mu ijuru. Muhereze imiti abashe koroherwa nyagasani maze ubwo twongera kubona ahumetse neza tukabona nta kibazo afite turashima izina ryawe. Ngaho bana nawe muri uyu mwanya nyagasani uturinde ikibi n'igisa nacyo kugeza igihe uzagarukira tubyambaje mu izina rya Yesu. Biza gira kwizera.